protocol dufashe muri kiriya gihande nawe aratwibwira amazina. Murakoze First Lady kumpa ijambo. So ducunguje uburyo umwete so nitwa Mwitenda Abdul Karim, nkaba nkora ku mbuga nkoranyambaga nitwa buri kantu, niko kazi dukora mu buzima bwa buri munsi. Nanjye nitwa buri nguni, amazina y'ababyeyi nitwa Yadufasha Ale. So byari bumbabaze kuva hano mu rubyiruko tungana ntababwiye ikintu kijya kimbabaza. So bitewe n'amateka igihugu cyacu cyaciyemo, uba wumva urubyiruko rimwe na rimwe rwisubiza inyuma ruvuga ngo harakazi ntakora, kari agafite ba nyirako, urabona imeze gutya na gutya. Ariko ndagira ngo mbabwire ko niba uzi neza yuko wisubiza inyuma kubera ubwoko, you are wrong. Icya kabiri, niba unazi neza yuko kubera ubwoko ufite ugomba kujya imbere, you are wrong. Igihugu cyacu kiri mu bihugu bishobora kuba bishyigikiye abamenyi cyane, bishyigikiye abamenyi no ku isoko ry'umurimo. Umuntu ufite icyazi kandi akaba uwa mbere muri cyo aba ari umuntu w'ingenzi. Urugero, so njyewe mfite ibintu nikorera by'imbaho n'urwenya twikorera, nta muntu n'umwe uraza kunyaka urubaho ngo abanje kureba ngo uyu nguyu uriya ngo ni muremure ngo ni mugufi ngo ngaturuka hehe. Arareba akavuga ati uru rubaho ruteye neza, rumeze neza, ibintu bimeze neza, akagura ibyo ngibyo. Even icyo ufite mu mutwe nafande mwamukomeye amashyi kubera yuko hari ikintu bavuze ashoboye, afite impamyabumenyi y'ikintu ashoboye. Iyo aba ari fande gusa, abafande ni benshi, ariko mwakomye amashyi kubera ko so rubyiruko dukeneye abantu, nanjye ndi kwibwira dukeneye abantu bafite icyo bari gukora. Niba wiga igana umwete ujye mu ba mbere, urakenewe, sibyo? Igihe uzaba ufite ikintu abantu bashaka, ndakubwiza ukuri, iyo muri kubyumva. Murakoze cyane. Nanjye nagira ngo ngire icyo nongeraho gatoya ku kintu cyitwa ubumwe, sibyo? Ngewe na mugenzi wanjye buri kantu twakoze ubumwe. Twakoze ubumwe twubaka ikintu kinini cya buri kantu na buri nguni. Niyo mpamvu duhagaze aha ngaha tunashima. Ni ukuvuga ngo rubyiruko rugenzi rwanjye, mwubaka ubumwe, mwirebera ngo byagenze bite, kuko uyu nguyu yaturutse mu Ruhango, amateka yacu abenshi barayazi, twariganye, ariko tubona yuko umwe afite icyo ashoboye, undi afite icyo ashoboye, duhuza ubumwe. So ntacyo tugendeyeho, twubaka ubumwe, twubaka uru Rwanda twifuza, kandi tuzajya paradizo. Barakoze cyane buri kantu na buri nguni. Munyemerere reka twumve. Murakoze. Nanjye nitwa Urukundo Claire. Ikibazo cyanjye kiragira kiti ese ko AI nkuko mwabitubwiye, twebwe urubyiruko ntabwo twagize amahirwe yo kuyigishwa, twabonye nyine ituzira, kandi abenshi muri twebwe turazitunze mu matelefone yacu. Uburyo mbona njyewe ikoreshwa nk'urubyiruko, ikoreshwa mu buryo navuga butanogeye, cyane cyane nk'abanyeshuri baba bari ku mashuri tukayifashisha mu masomo yacu. Ese mubona itazagira imbogamizi ikomeye mu ireme ry'uburezi, cyane cyane nk'abanyeshuri twari dukwiriye gufokasinga no kwiga cyane, twibanda ku byo batwigisha tutitaye kuri AI. Ariko uyu munsi iyo ukurikiranye urubyiruko rwinshi twariyorohereje pe, ku buryo ujya gusubiza ukumva ko AI ni ikwiriye kudufasha mu bintu byose. Murakoze. Afande mwanya no wanyu. Murakoze. Ntabwo nabashije gufata izina neza, ariko hari abajije ko AI yaje yihuta ndetse ishobora no kwicira ireme ry'uburezi. Ibyo avuga ndabizi kuko nanjye njya nigisha, mbasha kubona ibyo uko bimeze. Ariko reka ntanga urugero. Ndangiza bachelor's degree mu mwaka wa 2007 aho ngaho, nibwo ikintu bita Google mubona cyari kimaze kuza. Abantu bakoraga thesis mbere, ubundi nta search yabagaho. Abantu bakoraga thesis
icyo gihe batangira gukora Google search bakajya bagira copy paste, nibwo byatangiye icyo gihe. So izi mpungenge rero mufite n'ubundi twari tuzifite, ariko niko isi igenda. Ntago guha abantu ikizami ugafunga ibitabo bakabifata mu mutwe, ahubwo nyemura aribyo byishe rimwe na rimwe uburezi bwa kera. Burya no kwigisha neza, ubundi mu gisirikare bavuga ngo you train someone how he will fight. Siko bimeze? Iyi si iri hanze ntago turi buyisubize inyuma. Aho isi igeze burya ntago ushobora kuhasubiza inyuma kubera ibitekerezo. Ahubwo icyo ukora witoza uko uzarwana. No kuvuga ngo mu kazi k'uyu munsi n'ubundi AI niyo abantu benshi bakoresha. Bivuze rero cyiza ahubwo ni ukuyiga kuruta kuyihorera, kuko ntago uri busubiza amateka inyuma. So akabaza rero ku ireme ry'uburezi, nge ntago nemera ko ireme ry'uburezi rizagabanuka kubera ko abantu bakoze AI search cyangwa Google search, ahubwo biba bihamagarira abigisha guhindura uburyo bwo kwigishamo. Nibyo navuze bya leapfrogging, gufata uko wakoraga ibintu ukabihindura. Nimba twabazaga abantu bafunze ibitabo, ubu ngubu tureke babifungure, tubahe internet, umuntu akora ikizami afite internet. Kuko mureke gato twumvikana. Ndumva abanyeshuri bagiye kwikoresha cyane. Impamvu mbivuga, nagira ngo twumvikane gatoya. Impamvu mbivuga nuko bwa burezi cyangwa se imyigishirize yo gufata ibintu mu mutwe ntago iteza imbere igihugu buriya. Ahubwo kubasha guhuza ibyo wiga cyangwa ibyo usoma n'ibikorwa practice nibyo biteza igihugu imbere. Aho rero nta kibazo numva afitemo kuri AI. So nizere ko rwose guhera uyu munsi mwajya muyikoresha, mukayikoresha cyane ahubwo. Hanyuma reka mbabwire ikintu, impamvu mugomba kuyikoresha nuko data niyo peteroli y'ubu ngubu. Murabona peteroli bacukura izagera wishire, uyibarira imyaka buriya. Ariko nkuko navuze Singapore ari nayo dufata nk'icyitegererezo. Uretse na peteroli, sinzi ko n'ubutaka busanzwe bumeze nk'ubwahanga, nta kintu bafite. Ugiye muri Japan ubutaka ni ikirunga. Ugiye muri South Korea nabona ubutaka bw'umucanga. Iyo AI bavuga cyangwa se technology niyo ituma uyu munsi batugurisha ibyo batugurisha tukabigura kandi nta mahitamo dufite. Niyo mpamvu rero tugomba gukurikira iyi AI n'izi technology zindi, tukazikoresha cyane cyane ngarutse ku nsanganyamatsiko ko tugomba kurwanya abagoreka amateka. Aho niho twahereye, ariko no mu bindi bisanzwe ndabakangurira gukoresha AI, kuko uko muyikoresha niko imenya ubwenge bwinshi cyane. Uko umenya ubwenge bwinshi cyane niko ibigisha ubwenge bwinshi cyane. Ubwo rero mumva ko mukeneye kuyikoresha. Hari Nathanael wabajize kuri social terrorism. Nigeze kubabwira ko nka RDF ntago dufite ubwoba bw'abantu bafite ingengabitekerezo. Uretse no kuba baba bari kuri social networks n'abari kuri ground ku butaka, ntago bajya badutera ubwoba. Ibyo rwose nagira ngo mubimenye. Ariko icya social terrorism, ikintu gikenewe ni ukubasubiza. Ni ukuvuga ngo umuntu gutera ubwoba we ntumutera ubwoba, ntago twe dutera ubwoba. Ariko burya niyo wamusubiza ijambo rimwe rivuga amateka uko ari, noneho yarangiza akagutera ubwoba. Ubundi si ubwoba niki? Iyo utabugize nta buba buhari. Ubwoba ni emotions.
ubwoba ni emotions. Niba nta bwoba ufite, umuntu ugutera ubwoba se ubwo akoze iki? Kuko ubwoba bubera muri wowe, ntabwo bubera hanze. Noneho ukibaza nimba bunteye ubundi ari buntware iki? Ntacyo ari bugutware. Igisigaye rero mubwiza ukuri, nashaka gutera ubwoba wikomereza ibyo wakoraga, duteze igihugu cyacu imbere nk'urubyiruko. Ndumva ibyo bya social terrorism mudakwiye kubigiraho ubwoba. Iby'umwanya w'itorero kongerwa, wenda honorable minister, ndumva ubwo protokole yadufashe ikamushyikiriza indangururamajwi ngo minister. Murakoze. Ubundi mu mashuri yose hari itorero, nicyo naheraho. Ahubwo icyo nashishikariza nuko muri buri shuri itorero barikora, hanyuma bose bakajyamo bakanakora ku buryo nta mwana usigara, kuko usanga ryarubatswe mu mashuri ariko abaryitabira bakaba bakeya. Duhera aho ngaho. No mu midugudu rirubatse rirahari, ari ugasanga ababyeyi ntabwo bahagije boherezayo abana. Nacyo nidukora icyo. By'umwihariko ubu ngubu hari itorero Indangamirwa, amatariki yo kwiyandikisha ariho arasoza. Abatarabikora ahubwo bagire vuba. Murakoze. Nyakubahwa First Lady, urubyiruko rwari rufite amatsiko menshi ndetse ruranyuzwe. Munyemere dushimire Afande se na Yvonne batuyoboreye ikiganiro, tubasabe basubire mu byicaro. Murakoze.